mu by'Imana yaremye byose umuntu atinya iki? Inyamaswa z'inkazi? Yego nibyo koko umuntu arazitinya. Ubundi se azitinya kuko arizo zimugoye kuzivuna? Oya, ntabwo arizo. Umuntu burya mu byo agomba gutinya ajya ahera ku byo yiremeye. Burya mu buhanga n'ubwenge yifitemo yageze aho arema n'ikintu ubwo atapfa kwigobotora. Plastique. Reka tuganire kuri single use of plastic cyangwa se plastique zikoreshwa rimwe gusa. Utubari na butiki byo mu byaro baba barabigezemo. Hari ahajugunywa imyanda wabonye? Hari ubwo se wabonye imyanda bayivangura? Mu nzira zaho warahagenze? Ni urugendo rungana iki wamaze udahuye na plastique? Ni ruto. Ni ruto rwose. Ndahamya neza ko utazagenda metero 100 utarahura n'umuheha wa plastique cyangwa agacupa ka plastique, kaba ka siridwiri, energy cyangwa k'amazi. Hari naho uzahura n'ishashi izaba yarashize mu munyu, isukari cyangwa bamupimyemo amavuta y'ubuto. Ndetse ushobora no kuzahura n'ibindi byinshi bya plastique, amasahani yamenetse, ibikombe bitagikoreshwa. Aho ni mu cyaro. Ujya wibaza ku ngaruka za plastique? Ujya utekereza se ku iherezo ryayo? Oya. Iyo ababyibazagaho ntabwo ari kubijugunya aho ubonye. Ese ubundi wowe iyo umaze gukoresha plastique ukora iki? Uhita uyijugunya cyangwa urayitwika? Ntuzatekereze yuko nufata plastique umaze gukoresha ukayitwika aribwo uzaba ugize icyo ukemura. Ahubwo uzaba wangirije byinshi kurushaho. Uti gute? Irashya igashonga ariko ikavamo indi shusho itari yo yari isanganywe, ndetse ikazamura umwotsi wifitemo uburozi bw'ibinyabutabire yari ikozwemo. Uwo mwotsi ntabwo uba uri mwiza ku binyabuzima. Niyo mpamvu rero kuyitwika nta kintu uba ukoze, ahubwo uba urushijeho kwangiriza. Ntugatwike plastique. Uterekanye jugunye noneho rero. Ese uyijugunye bigenda bite? Iyo uyijugunye igihe kiragera ikigera mu butaka, ikahafata ikibanza ikahatura. Mu buzima busanzwe ubundi mu butaka habamo utunyabuzima twitwa mikorobe. Nitwo dufata ibinyabuzima tukabicagagura, bikagera naho bibura bikagirira akamaro ubutaka. Ariko kuri plastique ntibikunda. Ku mpamvu z'uko plastique atari ikinyabuzima rero mikorobe nta kintu yayikoraho. Ku mpamvu z'uko rero mikorobe nta kintu yayikozeho, plastique iragenda ikiturira mu butaka ikabwangiza gusa. Si ikinyabuzima ngo izabora, na za mikorobe nta kintu zayikozeho, nta kindi kiba gisigaye. Ni ukuhatura. Ubutaka ntibuzere, buba bwangiritse. Kuyitwika ntibikunze, kuyitaba nabyo biranze. None rero urumva wayikorera iki ko no mu mazi wayijyanamo ikangiza ibisimba byiberamo? Iyo ni plastique. Reka turwanyirize umugozi umwe, turebe igisubizo kirambye kuri single use of plastics cyangwa plastique zikoreshwa rimwe gusa. Bumwe mu buryo bwiza kandi burambye bwo kurwanya single use of plastics cyangwa se plastique zikoreshwa rimwe gusa ni ukuzifata tukazikusanyiriza hamwe twese nta nimwe dusigaje, tukazijyana mu ruganda, bakazifata bakazishongesha, hanyuma bakazikoramo izindi plastique ariko zifite ubuzima burambye cyangwa se tuzakoresha mu gihe kirambye, atari ukuyikoresha tukahita tuyijugunya. Murumva atari byo se? None se ko kuzijugunya dusanga bitugiraho ingaruka, kuzitwika tukabona ntacyo bitumariye, kuzijugunya mu mazi byo noneho tugasanga ari ukwangiza ibinyabuzima byose bituye mu mazi,
kuki tutazifata tukazikoresha mu buryo burambye? Reka ariko tubigenza.